Musore basore, imibonano mpuzabitsina igomba kuza imbere hanyuma mukajya mu rukundo nyuma. Ndabizi mwese muhise muvuga ngo noneho ndasaze nahindutse, ariko reka nze nkumvishe kino kintu kugira ngo tucyemeranyeho, none uze guca urubanza nyuma. None se umukobwa arimo kubanza kukurushya cyane, kugucisha hirya no hino, ntabwo twagira ibyo dukorana, mbese yifunze cyane koko kuri wowe bigaragara nkaho adashaka ko muryamana, ariko yarangiza akajya kuryamana n'abandi. Ibyo bisobanuye ko kuri wowe utari special kuri we, ahubwo ari imikino arimo kugukina. N'ubundi nta kintu arimo kurinda, already asanzwe anabikora. Tugendane. Buriya kwiyumvamo umukobwa byihuse cyane cyangwa se byadanje ntabwo biba mu magambo avuga, ahubwo biba mu buryo bwihuse bingana iki ashobora gukuramo imyenda, kuko irari ryo ubwaryo ntabwo rijya ryikerereza. Iyo uri guteretana n'umukobwa warangiza ugashyiraho umuhate, ugakora byose bishoboka mbere yuko muryamana, uba umeze nk'ikigoryi cyicaye ku meza y'uruganiriro. Icyo gihe nta nyungu ukuramo, aba yagukinnye already yamaze gutsinda, nta kintu wowe uzigera wunguka. Bene wa musore uba uvuga ngo ndategereje, ndi gushoramo, mbe ngize gute, mbese agashyiramo amarangamutima ye, n'ubundi aba ari kubikorera wa mukobwa ukiri kubitekerezaho niba azamwemera cyangwa se atazamwemera. Uwo musore niwe uba urimo guhomba. Ariko wa musore uryamana nawe mbere y'ibindi byose niwe uhita ubona uwo mukobwa ishusho ye ya nyayo cyangwa se isura ye ya nyayo. Mu gihe ibyo ngibyo iyo utabikoze, icyo uba urimo kugura ni iyobera rigufunze amaso gusa. Ntabwo ushobora gushora no kugura imodoka utari wayisuzuma. Iyo logike naho ngaho niko ikora, ubyangu byemere. Ibi ngibi ndimo kuvuga ntabwo ari ubugome, ahubwo niyo nzira ya nyayo, kubera ko umukobwa ugushaka bya nyabyo, ukwiyumvamo bya nyabyo cyangwa se ugukunda, aragushaka nawe kandi akabikora byihuse cyane, nta kugucisha hirya no hino. Ngira ngo ibyo nawe urabizi. Rero niba urimo gutereta hakabaho cya kintu cyo kubanza gutegereza, hari ibintu bibiri biba bigiye kuba. Kimwe nuko ushobora kuba urimo gukinwa barimo kugukina, cyangwa se bateganya kugushyira muri friend zone, kuzaba inshuti bisanzwe. Bityo byaba byiza uhisemo neza, kubera ko ingoro nini icinyiye umuhezo irutwa n'itongo ry'umukunzi.